nk'uko bisanzwe rero ni Peter, aha muri kutubona ni kuri Ahazaza TV1, twagira ngo tubereke umutumirwa w'umunsi, noneho nawe abibwire. Karibu. Ndabasuhuje mwese abakurikiranye ibiganiro ku Hazaza TV1. Ni jyewe Ntakirutimana Daniel Pasiteri, akaba ari igihe tugiye kuganira uyu munsi. Murakoze cyane Pasiteri. Pasiteri, ubwo duherukana twari turimo tuganira ukuntu ejo heza umuntu ahategura uyu munsi kugira ngo ejo hazabe heza, tugomba kubitegura uyu munsi. None Pasiteri, uyu munsi tuzaniye agashya kahe rero? Uyu munsi rero icyo twumva twashyize ku mutima kugira ngo tuganirize abadukurikira kuri iyi TV, tuje dushaka kugira ngo twongere tujye inama, duhugure, tubwire, dutange impanuro ku bakiri batoya, ku rubyiruko. Mu kiganiro turi bugirana numva nahaye umutwe wavuga ngo sigaho. Ngaho ntihari buze kumvikanamo sida. Oya, ntabwo hari bwumvikanemo sida, nubwo nacyo atari ikintu cyiza twashishikariza abantu, ariko uyu munsi twaje dushaka kubabwira bimwe mu byorezo, bimwe mu ngeso mbi, bimwe mu bintu bitari byiza bigenda bikorwa n'abakiri batoya, kandi tutifuza yuko bakomeza kujya bakora. Nibyo rwose. None rero Pasiteri, ndakumva cyane. Sigaho ndumva ari imburo, uri kuburira abandi? Ndi kuburira abakiri batoya, kubera yuko umuco wacu utari wacika. Ubundi abana n'ababyeyi babo n'abakuru bicaraga mu gacaca, bakagira ibyo bacoga, bakagira ibyo bavugaho, ubundi ababyeyi bakababwira uko kera byari bimeze, ibyo abantu bajyaga bitaho kugira ngo abantu barusheho kubana neza, abantu barusheho kuba mu buzima bwiza butarimo ibibi, bya bindi bigenda byanduza abantu, cyane cyane ab'iki gihe. Cyane rwose. Iki gihe se buriya Pasiteri wabivugaho ukazabirangiza? Yewe iyo uvuze ibintu birimo umuco mpita numva mbese nanjye ubwanjye uko mbona, hari ibyo mbona nkabona birabishye. Umuco w'iki gihe warangiritse, umuco w'iki gihe ntugira gihanura, warahanantutse. Uwakigishije uwo muco niwe wo kuwangiza. Ubibona gute? Niko bimeze. Urebye muri rusange, ubundi hakiriho guhana, hakiriho guhanura, hakiriho kubwira abantu ngo nimusigeho, hakiriho uburenganzira bw'ababyeyi, bya bindi bicaranaga abana babo bakabicarana mu nzu, bicaye imbere y'amashyiga barimo bota. Wasangaga hari ibyo bagenda babahana, hari ibyo bagenda babahanura, hari ibyo bababuza, kuko babona yuko ababikora baba bari gushyira umuryango mu kaga, baba bari guteza ibibazo, baba bari guteza ishema rikeya ry'umuryango, cyangwa bari kuwubuza icyubahiro. Ugasanga barabibabwira umunsi ku munsi, bityo ugasanga abantu bakuriye muri uwo muco, bityo ntibawureke, bityo ntibawuce ku ruhande. Ariko ubu ngubu n'igihe cyo kubivuga cyarabuze. Ubu ngubu usanga n'abagakwiye kubivuga bafite ibindi bahugiyemo, bityo ugasanga abana bakuze babuze indero. Nibyo. Uvuze ikintu nsanga nta bagikora uyu munsi. Mbese ko uvuze ati bicaraga ku mashyiga bakabahanura, none ubu keretse wicaye kuri gaze Pasiteri cyangwa kuri kwiziniyeri. Biragoye nyine. Iterambere usanga rigenda ryangiza umuco, ariko kandi nubwo ari kuri gaze no kuri kwiziniyeri, ntabwo bivuze yuko abantu babura aho bicara nk'umuryango kugira ngo bagire ibyo bahanurira abana bari kubakomoka. None Pasiteri, umuco n'iterambere, uko umuco wa kera wari umeze, wasangaga hari ibyo ubuze. Muri iyi minsi ukaba ubona bitakunda, cyane cyane twakwibanda ku wuhe muco wangiritse? Umuco wangiritse rero, urebye cyane cyane
ni umuco ujyanye n'imimerere n'imyitwarire na kirazira no kumenya ibyo umuntu yagakwiye gutinya n'ibyo akwiye kwibandaho, ibyo yagatinyutse muri makeya. nk'ibyo hagati n'uwo warasaho ujengereje muri iyi minsi ni uwuhe? Uwo warasaho cyane ni imyitwarire abantu bakiri batoya usanga babarizwamo. ariko bivuge neza umuco w'igitsina gore cyane cyane abana b'abakobwa b'iki gihe, ngiye niwo nshaka kugira ngo numve uko mubibona nk'abakozi b'Imana, abapasiteri, mbese mubibona gute iby'umuco w'iki gihe, ukuntu umwana w'umukobwa asigaye yitwara n'uwa kera bitwaraga dutandukanyiriza umwana w'uyu munsi, umukobwa w'umwangavu n'umukobwa w'umwangavu wa kera. Ndi buhere kuri iki ngiki. Kera wasangaga umwana w'umukobwa adashobora kuva mu rugo iwabo batabizi. Icyo ni kimwe. Nta mwana washoboraga kugorobereza hanze. Umugoroba wajyaga kuba abana bose bari mu nzu, by'umwihariko umwana w'umukobwa. Ugasanga ntashobora kurenga imbibi z'urugo iwabo batazi ngo agiye runaka kandi agiye gukora ikintu runaka. Ubu ngubu rero iterambere kandi abana b'abakobwa ubu bakora nibyo barakora, ariko uzasanga akenshi bugingo ubu ngubu mu bihe duhagazemo umwana ashobora kugenda mu gitondo atari akazi agiyeho iwabo batazi aho agiye, akageza mu mugoroba, yewe aho binageze baragenda bakanarara bakazaza n'ejo bundi iwabo batazi ngo bari bagiye hehe, bahakoraga iki, icyari kibajyanye n'ikihe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubihuza ute na Bibiliya? Aho mbihuza na Bibiliya cyane, numvishe uyu munsi iki kintu cyitwa umuco. Nubwo turimo tuvuga ngo ababyeyi niko babitegekaga, burya usanga Bibiliya ibintu iduhana, ibintu iduhanura ntaho bitandukaniye n'ubuzima busanzwe, ntaho bitandukaniye n'umuco. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abefeso ibice byaho 2:10 haravuga ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza yose muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kuva kera kugira ngo tuyigenderemo. Ndi bubihuze na Bibiliya mvuga ngo twaremewe imirimo myiza. Imibi yaturutse? Imibi nyine ituruka kuri Satani, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ni se ikibi, ni se w'ibibi. Burya ibibi byose ibiza bivangira abantu, ibiza bikora ibintu bitari bikwiriye muri sosiyete, burya biba bifite ubisunika inyuma, ni Satani. Ariko ijambo ry'Imana reka tukubwire uko rivuga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo dukwiye guha Satani urwaho, kuko iyo tumuhaye urwaho niho atwinjira akadutegeka gukora ibibi, ugasanga umuco turawutaye, ugasanga ibyiza turabitaye, tugatangira gukora rero ibibi. Ubwo si urwaho duha Satani ngo cyane cyane ndagira ngo uze kugusha ku myambarire yaciye ibintu muri iki gihe, imyambarire y'abana b'abakobwa cyangwa se y'igitsina gore imeze nk'aho ntacyo bitayeho. Noneho nk'umwarimu tureke kujya muri Bibiliya cyane, yego nayo ni nziza, ariko noneho turebe nk'umwarimu umuco wa siyansi, umwarimu wa siyansi, duse nk'ababihuza na siyansi, turebe ngo umwana w'umukobwa iyo yambaye nabi, kuko ab'iki gihe baravuga ngo bamaze kubona ko abagabo b'iki gihe ari nta mutwe cyangwa se ari abo gupfuza, kuko iyo umwana w'umukobwa yambaye impenure bya bindi nabi byo tubona nabi, aravuga ngo wa mugabo we w'indeba. Noneho ndagira ngo duhuze na sayansi uko ibigena, umugabo akwiye kuba ameze gute abonye umukobwa cyangwa se igitsina gore, umugore akwiye kwitwara gute imbere y'umugabo. Buriya reka tubanze tujye muri siyanse. Bavuga yuko uko umugabo aremye igihe cyose yabonye imyanya y'ibanga, ni ukuvuga ibice by'umubiri bidashyirwa hanze, bitagaragara ku mugore cyangwa ku gitsina gore, agira ubushake. Hanyuma uzasanga
nubwo bamwe bagenda bavuga babyirengagiza, n'abakobwa bashaka kugaragaza ibyo bice byabo by'imibiri baba bagira ngo n'ubundi bakurure ba bagabo. Nta kindi baba bifuza, n'ababikora batabizi, wenda ngo ni uko biganyije abandi, ariko intandaro ni ukugira ngo bareshye abagabo. ni ukuvuga ngo namwe murabibona nk'abakozi b'Imana, nk'abapasiteri, nk'abasiyantifike, murabibona ko icyo kintu ari umuco wangiritse. Ni umuco wangiritse mu by'ukuri, kubera yuko tuvuka tuganira n'abo twavutse dusanga baratubwiraga ngo umwana w'umukobwa agomba guhora yihishe. Ubundi bavuga ngo ni ukwihisha, nta nubwo yajyaga ahagaragara kenshi ngo agaragare bamubone yirirwa agenda, yirirwe yigaragaza, oya. Kandi naho yabaga asohotse ntabwo habagamo gahunda yo kuvuga ngo ni ukwigaragaza, ahubwo habagaho gahunda yo kwambara akikweza, kugira ngo n'umubonye abone bya bice by'umubiri n'ubundi bigomba kugaragara, ibitagaragara bigahora mbega byubashywe. Yego, none se kuba ubona ko abakobwa b'iki gihe cyangwa se abavugira abakobwa b'iki gihe, abagore b'iki gihe, akubwira ati ubundi ureba iki? Ni ukuvuga ngo ngewe ko nabifashe n'urugero, nabonye ko kwigaranzura igitsina gabo bashatse kugira ngo bakereke yuko ntacyo kidakwiye kongera gutekereza. Iyo umuntu akubwiye ngo witekereza, biba bivuze ngo agupfutse umuntu, sibyo? Ni ukuvuga ngo ubwonko bwawe arabubumbye neza kugira ngo ceceka. Buriya rero wabibonye, ariko ceceka. Bivuze ngo ni ukwicira imbere nk'ingufuri. Umugabo w'iki gihe agomba gupfira imbere nk'ingufuri, akaryumaho, nta jambo aba agifite. Siko mwe mubibona? Buriya ubivuze mu by'ukuri nk'uko biri, kubera yuko hari ibintu byaje bita ngo ni uburenganzira, ibyo nkora ndabyemerewe, nta muntu ugomba kubimbuza, itegeko rirabinyemerera. Ariko biriya niho bihera umuco upfa, kubera yuko imyanya yacu y'umubiri irakura, amaso arareba, ubwonko buratekereza. Nuko rero ibyo warebye n'ibyo watekereje, uramutse umuntu ubivuze, nta n'uwagakwiye kuvuga ngo ceceka. Kuko ngewe buriya hari ikintu nkunda, ni iki ngiki. Akenshi iyo mvuga ndavuga ngo ikintu nzi neza, ikintu nabonye, ikintu mfitiye ukuri kwacyo, ndamutse nkivuze nta kosa naba mfite mu gihe kiri ngombwa. Ubwo rero hariho bahereye kuri ayo mategeko abarengera, yashyizweho n'amareta amwe n'amwe, ashyirwaho n'imiryango imwe n'imwe ivuga ngo abana b'abakobwa, abari n'abategarugori bakwiye kwambara uko bashaka, bakwambara amahenure, bagaragaza imyanya y'ibanga, n'uburenganzira. Ariko bakibagirwa ko abagabo babareba nabo hari uburenganzira babicanye. Biriya nibyo bita ihohotera ryangiza ibitekerezo, ryangiza imimerere y'imitekerereze. Ni ukuvuga ngo ni ihohotera mu mitekerereze. Nta gipimo wabipimisha, ariko ushobora kubona ko umuntu yangiritse. Urugero, ntabwo uzaba ukorana n'umukobwa mu biro bimwe, cyangwa nk'aha umwanzu y'iwanjye ngo muze musange hariya hari umukobwa yambaye ubusa, ngo noneho icyakuzanye uba ukigitekereje cyangwa uba ukikibuze. Oya, ahubwo uzahita utangira gushyira ubwenge kuri wa muntu, ariko kuko ntacyo wemerewe kuvuga. Ari ibyakuzanye ntuzabikora, ari n'ibyo ntuzabibasha, kuko nta burenganzira ufite. Ni nayo mpamvu rero ndagira ngo bihuze n'ijambo ryo muri Yesaya, nk'umuvugabutumwa, nk'umukozi w'Imana, nk'umupasiteri, nk'umwarimu, ubihuze n'iri jambo nshaka ko dusoma. Yewe natunguwe no gusanga muri Bibiliya hari icyo babivugaho ku myambarire y'igitsina gore. Handitse ngo, manuka wicare mu mukungugu, wa mwari w'i Babuloni we, wa mukobwa w'Abakaludaya we, icara hasi ukuwe ku ntebe y'ubwami, kuko utazongera kuvugwaho kudamaraye, kandi umereye kandi ko umenyereye kugubwa neza. Enda ingasire usye,
utwikurure mu maso hawe, kuba igishura cyawe, ukebure wambuke imigezi. Ubwambure bwawe buzatwikururwa, ni koko isoni zawe zizagaragara. Nzahora inzigo ne kubabarira n'umwe. Umucunguzi wacu izina rye ni Uwiteka Nyiringabo, Uwera wa Isiraheli. Iryo ni ijambo ryo muri Yesaya 47, aho batubwira ngo ni igihano cya Babuloni. Duhurize ayo magambo n'imyitwarire y'igitsina gore y'iki gihe. Icyo nahita mbivugaho, ariko mbaye nk'usubira inyuma gatoya, kuriya twarimo tuvuga ngo abagabo barahohoterwa mu mitekerereze yabo, bigatuma ibyo bari bagambiriye gukora batabikora, bigatuma ubwenge bwabo bubaye nk'ubugize ikibazo. Uko niko kuri koko, kandi ingaruka biteye bugingo ubu ngubu ni uko uzasanga hariho ikintu bita ubusambanyi butigeze bubaho, ndetse n'umusaruro w'abagabo ntukiboneka muri sosiyete. Nta mugabo ugitanga umusaruro nk'uko bikwiye. Buriya reka nkubwire, umugabo akora mu gihe atuje, kandi si n'umugabo gusa, umuntu wese akora mu gihe atuje. Ntawe tubwiye ngo ntugatuze kuko wabonye ibyo ngibyo, ariko kandi uko umuntu aremye ntabwo dukwiye kuryirengagiza. Uko umuntu aremye igitsina gabo ni uko mu gihe ibyo ngibyo kibibonye kidashobora gutuza. Utatujije rero ntabwo uri bukore. Bityo rero ugasanga n'ingaruka zijemo n'iz'ibyaha by'ubusambanyi. Uzumva abasambanya abasekereteri babo mu biro, uzumva abagiye bafatira abagore bakorana mu kazi, uzumva ndetse bigenda bigatumbagira bikagera n'aho abaperezida ba repubulika b'ibihugu bimwe na bimwe usanga baguye mu byaha nk'ibyo ngibyo cyangwa mu makosa nk'ayo ngayo. Ubwo rero ikiriho ni iki ngiki, ni uko kiriya kintu ntabwo ari cyiza. Tugaruke ku ijambo ry'Imana. Imana imaze kubona yuko ubwoko bwayo buri kugenda burenga umurongo, bukajya mu myitwarire, mu myifatire itariyo, butangiye kujya bugira uburyo bwo kwiyambika ubusa, uburyo bwo kutambara nk'uko bikwiriye, Imana ifata gahunda yo kugira gute, yo kugira imyanzuro ifata y'ibihano. Gira imyanzuro ifata y'ibihano. Ntabwo Imana nayo yishimira yuko ibona ubwoko bwayo bwataye umuco. Buriya umuco ni nako kwezwa. Ntabwo bitandukanye. Uzasanga ntabwo ushobora kuvuga ngo ufite umuco ngo urejejwe kandi nta muco ugira. Wawukura hehe? Ukwezwa ku mutima nibyo bigaragara inyuma. Ngo agasese ngo akari ku mutima gasesekara. Umutima wambaye ubusa ubijyana inyuma hanze. Kandi ntabwo umubiri uzaba wambaye ubusa ngo uvuge ngo umutima urambaye. Oya, kwambika ubusa umubiri, umutima ukawambika. Buriya hari ikintu bagenda abantu bakora nk'ibyo ngibyo bashaka kuduhisha. Niba utambitse aho abantu bareba, uzambika aho batareba. Ntibikuwe. Yesu we, yewe ibi bintu bikwiye ikiganiro cyihariye. Pastor, yego, turaganiriye kandi turashimira abakunzi bacu bo ku Hazaza TV ndetse na Babura TV. Yego. Iki kiganiro ni rusange, ni ikiganiro gikebura aho turi kujya, aho turi kwerekeza, aho urubyiruko rwacu turi kurwerekeza, aho ubuyobozi bw'ibihugu dufite burimo buratuganisha. Harimo abarimo barasaza bavuga bati muzirwarize tukibasigiye gutyo, ariko tukabona atari ko byagakwiye kuba bimeze, ahubwo bakadusigiye igihugu gisa neza, cyaba icyo turimo, cyaba icy'amahanga turimo, cyaba icyo tuvukamo, cyangwa se hehe. Umuco ukwiye kuba ari wo hazaza heza. Niyo mpamvu nyine n'uyu mwanya mu kiganiro kitari kinini nyine dukoze, twavuze ngo tugiye kuvuga ngo sigaho. Kuko abari bivuga ntabwo bakiri benshi, kubera yuko abari bakwiye kujya imbere y'abandi kugira ngo babibwire abantu benshi, kubera yuko banavuga bakumvwa na benshi. Ibyo ngibyo barabihinduye.
nibo babyangiza, nibo babyangiza, nibo bazana amategeko avuga ngo ari kubarengera kandi arimo yangiza ejo hazaza, arimo yangiza sosiyete turimo, arimo yangiza abana bacu, bashiki bacu. Nuko ugasanga ibyagakwiye gukorwa byiza ntibikozwe kandi bavuga ngo bafite ishingiro, bafite aho babikura, barashyigikiwe, amategeko niko abemerera, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ko bwawe pasiteri dusoza, uwo umukobwa akwiye kwambara ijipo cyangwa ikanzu ireshya? Buriya ntabwo ndi bubitindeho cyane. Mu ijambo rimwe, umwari, umutegarugori bakwiye kwambara bakikwiza. Hariho abajyana n'iterambere akavuga ati nibuze bikaba bimeze gutya, bikaba bimeze gutya. Ku bwanjye mbona nibuze itarenze mu mavi izamuka ntacyo byaba bintwaye cyangwa se bitwaye mu sosiyete. Ariko hariho noneho ubyukana ishati yakambaye yakambayeho ipantaro cyangwa yakambayeho ijipo, akaba ari yabyukana ajya mu nzira ukamubona yambaye ishati yonyine. Ubibona uti? Nari mbivuze mu ijambo rimwe, kwambara twakumva abana b'abakobwa bagira nuko bakwambara bakikwiza. Wenda tuvuze ngo tugire icyo tubivugaho cyangwa tubisobanure, bakwiriye kwambara imyenda miremire itagaragaza ingingo zabo z'ibanga cyangwa ahadakwiye kujya imusozi, hadakwiye kubonwa n'umuntu uwo ari we wese. Hari ukuntu bajya bavuga mu Rwanda bakavuga ngo iyo agaseke gapfundikiye gatera amatsiko. None cyagateye amatsiko wamaze kugishyira hanze, nta n'amatsiko aba agihari. Hanyuma hari igihe nageze mvugana n'umuntu umwe, ndamubwira ngo ikizakubwira inzu irimo ibintu bifite agaciro barayikinga buri gihe, ariko inzu irimo ibintu bidafite agaciro bashatse ntibashyiraho n'urugi, bashatse imfunguzo barazita, bashatse ntibirirwa banegekaho. Nuko rero mu rwego rwo kugaragaza yuko umwari afite agaciro, yagakwiye kwambara akikwiza, hahandi hagakwiye kuba agaseke gapfundikiye akahahisha akahapfundikira, kugira ngo ni ukuri agaragaze yuko afite umuco kandi agaragaze yuko yarezwe, agaragaze yuko afite umutimanama, afite kirazira. Nuko nabivuga amagambo aciriritse. Turagushimye Mwami Imana yacu, ibiganiro tugira ni ibyubaka sosiyete, ibiganiro tugira ni ibituma abantu bava mu bibi bagakora ibyiza, kubera yuko twamenye ngo icyo Imana yaturemeye ni ukugira ngo dukore imirimo myiza, kandi bibi abantu babikora bazi ko ari bibi, ndetse ababikora rimwe na rimwe bagashaka kwerekana yuko nta kibazo gihari, ariko kiba gihari, nabo baba babizi nubwo baba bashaka kubikinga abantu. Turasabye kugira ngo uwumva iki kiganiro wese ajye aharanira gukora ibyiza, kugira ngo ukagaragara imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana bibi bishimwa. Urakoze yuko wumvishe gusenga, kandi ufashe umuntu uwo ari we wese wumva iki kiganiro kumva yarangiza agashyira mu bikorwa. Mu izina rya Yesu Kristo niko tubyambaje, amen. Amen. Dukorere share na like, hanyuma ukore subscribe kugira ngo iyi channel yacu izagere imbere kandi ijye ibwiriza ibintu byiza. Hasta la vista.